mubona mute izo accusations zivuga ngo muratinze ku buyobozi, hand over to someone else as we go to this forthcoming election? Nicyo wasubiza abantu bavuga ibyo? Murakoze. Ababivuga bakomeze babivuge, nawe twakaduye kuvuga ngo none reka tubiguhe ubyijyanire. Twaba ari gukinisha ubuzima bw'abanyarwanda. Twe dukora ibyo tugomba gukora, ibyo dusabwa gukora, ibindi tukabyima amatwi. Planet TV show. Bakoze abanyamakuru muri hano, ndagira ngo mbanze mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro, ndetse n'abatumire mujye mbuza kenshi. Ni byiza ko twajya dusangira amakuru, ubuzima bw'igihugu cyacu, ubuzima bw'umuryango wacu wa Rpf-Inkotanyi. Dukunda rero abatugana, dukunda aho dusangira ibiganiro, cyane cyane mu buryo bwo kubaka igihugu cyacu. Ndi kumwe hano na komiseri utuma twishima Abdallah, ni komiseri ushinzwe ubukangurambaga rusange, ni komiseri mukwiye kujya muganira nawe kenshi, kuko hanini ari we ureba isura y'umuryango wacu Rpf-Inkotanyi, ndetse n'ibikorwa byacu byinshi bikaba binyuzwa muri ubwo bukangurambaga. Uyu munsi twabatumiye tugira ngo tubamenyeshe igikorwa tugiye gutangira. Ngira ngo murabizi ko ku mpeshyi y'uyu mwaka muri Nyakanga byamaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ko dufite amatora muri iki gihugu cyacu. Umuryango wa Rpf-Inkotanyi ushingiye ku mahame ukomeyeho, amahame shingiro yawo harimo ihame rikomeye rya demokarasi. Umuryango wa Rpf-Inkotanyi rero wabigize umuco wo gushimangira iyo demokarasi ndetse n'amahitamo y'abanyamuryango. Ubu nyuma y'imyaka 7 nk'uko biteganywa n'amategeko agenga igihugu cyacu, tugiye kwitabira amatora nk'umuryango wa Rpf-Inkotanyi, nk'umwe mu mitwe ya politiki iri muri iki gihugu kandi noneho unayobora. Kubera ko ayo matora imyaka 7 ishize umuryango wacu niwo wayatsinze ku bwiganze busesuye, tugiye rero kwitabira ayandi matora nk'uko nyine bigenda. Mu kwitabira aya matora rero turabanza birumvikana kwishimira no kubyo twagezeho muri imyaka 7 ishize, tuyobowe na nyakubahwa chairman w'umuryango wa Rpf-Inkotanyi, akaba ari nawe perezida wa repubulika w'igihugu cyacu. Ibyagezweho ni byinshi kandi umuryango urifuza no kugeza ku banyarwanda ibindi byinshi muri iyi myaka iri imbere. Tugiye guhatanira amanda y'imyaka 5 iri imbere. Tukaba rero n'ubundi ibyo byose tubiganisha ku iterambere rya bose, ku mibereho myiza y'abanyarwanda binyuze mu miyoborere myiza ikwiye abanyarwanda. Ibi rero tuzabigarukaho mu gihe cya vuba kiri imbere. Ntabwo nifuza kuza kubigira icyo mbivugaho muri iki gihe, ari ibyo twagezeho ari n'ibyo duteganya kugeza ku banyarwanda mu gihe kiri imbere. Bizagaragazwa rero mu gihe cya vuba nk'uko nababwiraga mu nama nkuru y'umuryango iteganyijwe mu kwezi gutaha, si kera rero. Ni urubuga rusesuye rw'umuryango aho tuganirira ibyo byose. Umwihariko w'aya matora nuko
mu muryango amatora mvuga nayo tugiye gutangira twebwe mu muryango, kuko mbere yo kwinjira mu matora rusange dukora amatora mu muryango w'Inkotanyi kugira ngo nkuko tugiye kubibona tubone umukandida uzahagararira umuryango w'Inkotanyi mu matora ya perezida wa repubulika, ndetse n'abanyamuryango bazahagararira umuryango mu matora y'abadepite. Nkuko mwabikurikiye aya matora yombi twajyaga tuyakora mu buryo bubusanyije, noneho tuzayakorera rimwe, ngira ngo nawe umwihariko w'iki gihe. Bityo kandi natwe mu muryango w'Inkotanyi mu kujya guhitamo abangaba bazaduhagararira, natwe tuzabikorera rimwe kugira ngo bihuze n'umurongo igihugu cyahisemo wo kuzakora aya matora icyarimwe muri Nyakanga. Aya matora rero tuzatangira ejo tuzayakora dute? Icyambere ni uko umuryango Inkotanyi wimakaza amahame shingiro yawo, harimo nk'uko natangiye mbivuga kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Ikindi ni uko umuryango ushyiraho amabwiriza dukurikiza kugira ngo iryo hame tubyubahirize. Bityo mu gutora uzahagararira umuryango Inkotanyi mu matora ya perezida wa repubulika tuzahera ku rwego rw'umudugudu mu buryo butaziguye, aho buri muryango afite uburenganzira bwo kwiyamamaza cyangwa akamamazwa na bagenzi be bamuziho ubushobozi. Tuzazamuka uko inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta zimeze, kuko n'ubundi n'inzego z'ubuyobozi bwacu mu muryango zigenda zihuzwa n'izo nzego z'ubuyobozi bwa leta. Tuzazamuka rero kurinda tugeze ku rwego rw'igihugu, aho umukandida wacu azemezwa n'inama nkuru, arirwo rwego rw'ikirenga rw'umuryango Inkotanyi, dukunze kwita kongresi y'umuryango Inkotanyi. Nk'uko nababwiye rero izaba mu kwezi gutaha. Ikindi ni uko azahagararira umuryango Inkotanyi mu nteko ishinga amategeko nawe azatorwa kuva ku rwego rwegereye abaturage. Tuzahera ku rwego rw'akagari, kubera ko bo badatorwa n'abanyamuryango bose, batorwa n'inzego z'umuryango. Tuzahera rero ku rwego rw'akagari, hanyuma twimuke tugere ku rwego rw'akarere, ariho hazava lisite y'abanyamuryango rusange bazaba babaye batoranijwe na bagenzi babo. Iyo lisite nanone izemezwe n'inteko nkuru n'inama nkuru y'umuryango Inkotanyi tumuvuze izaba mu kwezi gutaha. Iyo lisite rero nimara kwemezwa na kongresi, inama nkuru y'umuryango izashyikirizwa komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo iyikoreshe kimwe n'uko n'andi mashyaka yose azaba yatanze amalisiti yabo muri bwa buryo igihugu cyatoranije cyo gutora abagize inteko ishinga amategeko. Gahunda rero tuzatangira ejo izamara ibyumweru 3, ku buryo nyuma y'ibyo byumweru 3 izi nzego zose tuzaba twazinyuzemo dushaka ko abanyamuryango bitoramo hagati yabo baziho ubushobozi, ubumenyi, ubunararibonye ndetse n'ubwangamugayo, arizo karite ahanini tuzashingiraho dushaka abo bakandida bacu. Abanyamakuru rero umwanya nk'uyu abantu baraganira. Uyu munsi insanganyamatsiko dufite tuganiriraho niyo, nkaba ngira ngo mbaho umwanya, hari icyo mwifuza kumenya, hari ibisobanuro mwifuza kubaza, tuganire kuri insanganyamatsiko. Nk'uko ndi kumwe na komiseri ushinzwe ubukangurambaga rusange, mu biganiro tuza kugira n'abaraza kunyunganira kugira ngo dusobanure cyangwa se tubagezeho ibyo tugiye gutangira, tuzatangira ejo uko bizagenda.
ngira ngo rero natinze twabaha umwanya icyo mwifuza kubaza cyangwa se gusobanuza mukaba mwakibaza ku nyungu z'ababakurikira, ku nyungu z'abanyarwanda. Natwe biradufasha kugira ngo bitume ibyo tugiyemo, ibyo tugiye gutangira bimenyekana bigera ku banyarwanda bose, ndetse cyane cyane n'abanyamuryango bacu dukeneye ko bumva neza koko ibyo tugiyemo. Natinze rero ngira ngo nasaba Christian Kanangire ushinzwe kubamenya mwebwe n'imibanire yacu namwe, information na communication, akaza kudufasha kugira ngo tuganire. Ndabashimiye rero nanone mwakoze kuza, muzajya muza kenshi hano tuzabakira. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa SG. Nk'uko mwari mubitwemereye, ngira ngo twajya mu kanya ko kwakira ibibazo. Mfite ibibazo bibiri, ntago ndatinda. Nitwa Calixte Kaberuka wa RBA. Ikibazo cya mbere, kuva ku munsi w'ejo kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi mu bikorwa bitandukanye by'amatora, nk'umuryango wa Rpf-Inkotanyi twavuga ko ubarizwa mu Banyarwanda benshi. Igikorwa kizatangira ku munsi w'ejo, ni ibihe Abanyarwanda bakwitwararikamo kugira ngo mu by'ukuri amatora azagende neza kuva ku munsi w'ejo ku itariki 24 kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi? Cya kabiri, ni ibikorwa usanga bikwiye ubukangurambaga budasanzwe. Kuba mwatumije itangazamakuru uyu munsi byanze bikunze wari hari impamvu, ryo uruhare ryo muri iki gikorwa kugira ngo amatora azagende neza n'uruhi. Ndabashimiye. Mu kwa kane habaye amatora yo gushyiraho chairman w'ishyaka umuryango. Ni ukuvuga ngo ibyabaye last year byakuweho, muzatora bushya cyangwa gushaka umukandida naho bihuriye no gushaka chairman w'umuryango? Icya kabiri wenda nabaza, hari ahantu ndimo gusoma nonaha bavuga bati the election of 2024 has been decided before it could happen. Uvuze ko RPF ibintu maze kugeraho ni byinshi bitandukanye, muzabitugezaho minsi itaha, ariko as a ruling party mubona mute izo accusations zivuga ngo muratinze ku buyobozi, hand over to someone else as we go to this forthcoming election? Nicyo wasubiza abantu bavuga ibyo? Murakoze. Edwin Ashimwe, I work with the New Times. SG, I wanted to ask, in the event RPF wins these elections, have you made any assessment on what you're bringing on the table? Thank you. Banyamakuru kuri iyi participation mugize kandi dukomeza kugirana, ndaza kunyura muri ibi bibazo, nze no gusaba commission aho yumva ko hari icyo yakongeraho cyarushaho kuzana mo clarity. Calixte aravuga ati ni biki Abanyarwanda bakwitwararika muri period kuva uyu munsi kugeza mu kwezi kwa Nyakanga y'amatora azabera, amatora rusange. Ngira ngo nkuko bisanzwe Abanyarwanda tubaziho ubushishozi n'ubwitonzi, cyane cyane mu bihe basabwa participation yabo, navuga mu bihe by'amatora, iyo basabwa kugira uruhare mu kwihitiramo abayobozi. Navuga rero ngo n'ubundi ni icyo ngicyo tubasaba, ni serenite, n'ubwitonzi, ni kuzashishoza no guhitamo neza koko kugira ngo bazitorera abayobozi babona ko bafite icyo bazabagezaho. By'umwihariko ndasaba wenda mu buryo buri particular ko abanyamuryango FPR-Inkotanyi bagize igice kinini cy'Abanyarwanda, dukurikije n'ibyagiye biva mu matora yashize, ko barushaho kugira commitment, barushaho kugira ubwitange
bwo kugaragariza n'abandi banyarwanda ko umurongo dukurikira wa Rpf-Inkotanyi ufite inyongeragaciro mu buzima bwabo, bityo igihe cyo gutora nikigera abanyarwanda bazabe babonye koko biciye mu ko babona abanyamuryango mu myitwarire yabo, mu ruhare bagira mu buzima bwa bagenzi babo, babona koko ko bakongera kutugirira icyizere umuryango wacu kugira ngo igihe cy'amatora nikigera bazadutore nk'uko n'ubundi basanzwe babigira. Uragira uti muri iki gihe biragaragara ko ari ubukangurambaga budasanzwe. Uruhare duteze ku banyamakuru ni uruhe? None banyamakuru, umwuga wanyu ni umwuga ukomeye, ni umwuga urera, educatinga abanyarwanda, ni profession ituma abantu bajijuka, ituma abantu barushaho no kugira uruhare mu iterambere ryabo kandi ribareba. Uruhare rero tubatezeho nuko mwarushaho gusobanurira abanyarwanda, mwarushaho kweducatinga abanyarwanda, mwarushaho kubumvisha koko ya demokarasi ituma ubwabo bihitiramo, bakazihitiramo kandi bazi icyo bakora. Ubwo wenda komishona yaza kugira icyamfashaho mu gisubizo, ariko nagira ngo mbanze nihute ndangize n'ibi bibazo bindi bibajijwe. Kagire aravuga ati ko mu mwaka ushize mwatoye chairman w'umuryango, ubu mukaba mugiye gutora umukandida, harya biratandukanye kuko chairman w'umuryango yaranabyivugiye cyangwa murabizi ko ashaka nawe kuzaba kandida, ariko amategeko yacu aravuga ngo hari inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tubone umukandida, kandi buriya cyane cyane ku rwego rwa mbere shingiro y'umuryango wacu, urwego rw'umudugudu, buri munyamuryango wese afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza cyangwa se no kuba yakwamamazwa n'undi mugenzi we. Twaba rero tumujije uburenganzira bwe, twakiriye icyifuzo cya chairman gusa, tutacishije no muri bwa buryo dutuye dukora. Ubu ni ukuvuga ngo na chairman nawe azanyura muri bwa buryo, nawe aziyamamaza hahandi, noneho abanyamuryango bamugirira icyizere, kandi byose mbishidikanya ko ni chairman wacu, turamuzi, tuzi icyo akorera umuryango n'icyo akorera u Rwanda, bazamugirira icyizere. Ariko hashobora kubonekana Kagire w'umunyamuryango nawe wavuga ati reka niyamamaza, ariko ko nanjye mbona hari akamaro nagira. Icyo gihe rero murabizi dufite imidugudu 14,400 birenga hafi 15, ntabwo tuzaburamo n'undi muntu wavuga ati nanjye mfite ubwo bushobozi akaba nawe yakwiyamamaza, kugira ngo rero tutamubuza ubwo burenganzira bwe. Niyo mpamvu nk'umuryango twasanze ari ngombwa ko twakomeza ya process uko tuyikoreshwa n'ubundi no mu mwaka washize 2017 niko twakoze. Noneho rero amajwi cyangwa se amahitamo y'abanyamuryango akaba ariyo azagaragaza koko na bwabo na cya cyifuzo cya chairman ko abanyamuryango bamugiriye icyizere. Ni ngombwa rero ko tubinyuza muri iyo process, kuko niko umuryango dutegeka, ntabwo twaca iruhande. Uragira uti arabona so bavuga ngo elections are decided before it happens. Ibi ngibi bari kongera ngo iyi narrative turayimenyereye, niko abazungu babivuga. Reka noye wenda no kuvuga abazungu sinabo bonyine, abantu benshi babivuga gutya, ariko tuzi neza yuko muri democratic exercise twe dukora ibyo tugomba gukora, ibyo dusabwa gukora, ibindi tukabyima amatwi tukareba gusa ikizava muri ya matora. Nanone birajyana n'indi narrative yo kuvuga ngo alternance, aho mwahereye mwahaye n'abandi. Ariko iyo ufite aspirations, iyo ufite ibitekerezo wowe wumva byafasha
abenegihugu gutera imbere kurushaho, byafasha gukemura ibibazo ufite, byafasha iterambere ry'igihugu. Nta munsi wavuga ngo ibitekerezo byanyereka mbe mbyihoreye kugira ngo n'abandi bazi. Competition ni competition. N'abavuga ibingibi unabivuze inyibutsa muri 2017, noneho ubwo nabibajijwe n'abandi batugenga baturuka mu bihugu bikomeye, nibo bavuze ngo ni mureke n'abandi bazi. Ariko se ko dufite agenda, ko dufite umuryango wifuza kugira aho ugeze iki gihugu kikaba kitarahagera, ese tuzabikora gusa kubera umuderi wo kuvuga ngo reka duhindure? Wakinisha ubuzima bw'Abanyarwanda uvuga ngo ni umuderi wo guhindura? Turi ishyaka twa politiki mu mbare, nta nubwo turi ishyaka buriya, nabyo tuzajya tunabisobanura neza, kuko ishyaka rigira Rwanda cyaka bajya kwiyandikisha bakagira amakarita bakagira iki. Twebwe turi umuryango, twakira abatugana bose, yewe n'abashaka kugenda baragenda, murabizi ko nabyo bibaho. Nabwo n'ubundi buryo bwo kubona ubuzima bwa politiki y'igihugu nibwo twahisemo. Iki rero cyose Abanyarwanda bazaba bifuza ko dukomeza kugendana muri ubwo buryo, nawe twakaduwe kuvuga ngo noneho reka tubiguhe ubyijyanire. None se ko turi muri competition ya politiki, abanyamakuru muri aha aho mwumva igihugu mu gihugu runaka ishyaka rya politiki rivuga ngo reka twihereka do abandi, noneho tube twicariye turuhuke dutegereze ko ibintu bizazamba, noneho tugaruke twongere twaba ari gukinisha ubuzima bw'Abanyarwanda. Kandi ntaho turabageza, ntaho igihugu cyacu cyari cyagera twifuza, turacyari muri iyo nzira. Dufite ibitekerezo twumva ko byafasha kugira ngo tuzagere ahandi koko twifuza, ariko nk'uko mubizi naho nituhagera hazaba hari ahandi hisumbuye dushaka kugera. Bityo rero ababivuga bakomeze babivuge, ariko ntibizaduca intege. Igihe cyose Abanyarwanda bazatugirira icyizere, tuzakomeza tubasabe, tugendane nabo, dufatanye nabo kubaka iki gihugu cyacu. From the New Times, what are we bringing on the table? You say, as we are aspiring to stand these elections, you say if we happen to win the elections, we are very confident we shall win these elections. But what are we bringing on the table? As I said at the beginning of our talk, we have somewhere next month, we have our Congress. And in this Congress, that's where we shall disclose actually our agenda for the next mandate. At the same time, we shall of course celebrate the achievements we have come to. And then I wouldn't like to preempt that action because it is an institutional activity that will be disclosed in due time. I would actually, being the guardian of that process, it wouldn't be fair for me to disclose it before time. So it will just take a few weeks. And then when time comes, through our highest instance, that is the Congress, the Congress of our RPF, we shall at the same time make the evaluation and show you what we are putting on the table. So please hold on for a few weeks. Yeah, I'm sure your curiosity will be satisfied. Thank you. Commissioner, sinzi niba aricyo wumva wakongeraho cyane ku bukangurambaga n'uruhare usaba abanyamakuru. Murakoze. Paul Kayitare nkorera imvaho nshya, nagira ngo maze ese iki gikorwa giteganyijwe kuva ejo, abanyamuryango batuye mu mahanga bazakigiramo uruhare. Murakoze. Nitwa Maniragwa Ferdinand nkorera igihe.com. Nagira ngo ntandukire gatoya, hari uyu munsi ntabwo u Rwanda rubanye neza n'u Burundi, ariko ishyaka riyoboye mu Burundi ryari ryavuze ko rizifashisha cyangwa rizaganira bagenzi babo ba FPR Inkotanyi mu Rwanda mu kureba uburyo ikibazo cyakemuka cy'umubano mu bihe. Ntabwo bivuze ukora iki gitangaza. Nitwa Ferdinand nkorera igihe.com. Nagira ngo mbabaze niba se izo process zaba zaratangiye, haba hari gukorwa iki kugira ngo ku ruhande rw'amashyaka
nk'uko i Burundi bari babitangije umubano ushobora kuzahuka nk'uko byahoze. Murakoze. Murakoze. Nitwa Camille Ndikumana nkorera TV1. Mfite ikibazo kimwe cyonyine, iyo amatora yegereje by'umwihariko amatora y'umukuru w'igihugu, imitwe ya politike ikunze kugaragaza ko yiyunze ko RPF itatanga umukandida wo kuyihagararira. Ndashaka kubaza ku ruhande rwa RPF, mubifata nk'iki? Mubifata nk'ingufu mwungutse cyangwa ni ingufu nkeya zandi imitwe ya politike? Mubyakira gute iyo bibaye kuriye? Ntabwo mwifuza ko wenda nayo yazagera urwego nk'urwanyu bikavuga bati dutanze umukandida wayobora igihugu? Murakoze. Wa SG nitwa Ahmed Pacifique, abanturutse kuri BTN. Mwavuze ku bijyanye n'amatora guhera mu nzego z'ibanze, guhera ku mudugudu azatangira ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu. Nyakubahwa chairman w'umuryango Rpf-Inkotanyi niwe watangaje ko aziyamamaza. Ese ntibyaba ari umukandida rukumbi ku banyamuryango babona ko nta undi ushobora guhangana nawe? Ikindi nasabaga ni ubutumwa bwihariye twageza ku banyamuryango ba Rpf-Inkotanyi uburyo bazitwara mu kwitabira amatora y'umunsi w'ejo n'andi matora azakurikira kugeza kuri Congress. Murakoze. Murakoze. Nongeye gushimira kandi nanone ibibazo mutanze, ibibazo byumvikana bifite icyo biza kumarira abatwumva, ndetse baba abanyamuryango bacu baba n'abanyarwanda. Nagira gusobanura ko muri aya matora yo yacu y'umuryango Rpf-Inkotanyi ntabwo twafashe umwanya kugira ngo yageze ku banyarwanda bari muri diaspora, ku mpamvu imwe ikomeye nuko kumubiriza abanyarwanda bo muri diaspora inshuro nyinshi mu mwaka biragorana. Twahisemo kuzamubiriza cyane mu gihe cy'amatora rusange azaba kurusha kubamubiriza muri iyi contribution ijyanye no gushaka abakandida mu muryango bwacu muri rusange. Turanabasaba twizera ko iyi process tuzakorera hano mu gihugu yazadufasha kubonamo abantu bafite akamaro nabo bashobora kwibonamo. Ni process ikomeye buriya iyo ujya guhagurutsa abantu barenga miliyoni zingahe, bakishakamo abantu babona ko bafite akamaro, noneho bakazagera igihe tuyungurura tukazabonamo abantu abandi bose bibonamo. Niyo mpamvu rero contribution y'abanyamuryango bari mu mahanga tuzayibasaba igihe cy'amatora rusange. Icyo gihe tuzaba dufite abakandida nk'uko mubizi ku ngeri ebyiri. Cya mbere umukandida uzahagararira umuryango ku mwanya wa perezida wa repubulika, ndetse n'abakandida bazajya kuri list ya Rpf-Inkotanyi izemezwa na Congress ejo bundi. Ikindi rero cya Ferdinand uvuga ati ishyaka ry'Uburundi ryigeze gutangaza ko rizifashisha Rpf-Inkotanyi ngo umubano w'ibihugu byacu byombi ube warushaho gutera imbere. Nibyo koko ishyaka ry'Uburundi ryagiranye umubano na Rpf-Inkotanyi kuva hambere, kuva mu bihe byashize, ariko imibanire y'ibihugu byacu byombi idepanda ahanini mu buryo bwaguye, ndetse nanavuga ko ari prerogative y'inzego za leta. Ishyaka rero ryavuze ko kwifashisha Rpf-Inkotanyi ntabwo twabyanga riramutse ribikoze, ariko kugeza ubu ntabwo rirabikora. Ubwo rero ikibazo cy'iyo mibanire twakirekera leta zombi kuko zirimo zibikurikirana,
ariko mu gihe ishyaka nk'abantu tubana nk'imitwe ya politiki ibana batwitabaje muri ibyo biganiro twaganira nabo, ariko nanone tugendera ku murongo leta zombi zifashe icyo kibazo hagati yazo. Ntabwo rero twakwisubstituwa kuri leta arizo zifite mu nshingano zazo umubano hagati y'ibihugu byombi. Camille aravuga ati hari koalisiyo ziba iyo amatora yegereje. Nibyo koko, mwebwe mubibonamo nk'inyungu cyangwa se mubibonamo nk'intege nke z'ayo mashyaka? Navuga ko mbere na mbere twebwe tubibonamo nk'inyungu. Tubibonamo nk'inyungu gute? Nuko amashyaka n'imitwe ya politiki itandukanye nibyo bigize vibrance ya demokarasi mu gihugu. Dushobora kuba tudafite ibitekerezo duhuje, ariko dufite aho duhuriye. Hari ibintu byinshi duhuriyeho n'amashyaka ya politiki ari muri iki gihugu. Hari n'ibyo tuvuga ko rwose nta n'ishyaka ryatanangura bica iruhande. Principe zikomeye nk'ubumwe bw'Abanyarwanda, nta shyaka riza ryigisha ibintu bitandukanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda ngo ribe ryakwemerwa muri iki gihugu. Tugira rero ibitekerezo duhuriraho. Niyo twaba dufite ibidutandukanya, navuga wenda nko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa policies, strategies and so on, niho hanini amashyaka agenda atandukanira. Iyo rero tubonye hari abifuza kuvuga bati twebwe mu rwego rw'ubuyobozi cyangwa bwo gutekerereza igihugu imbere, turabona twahuriza hamwe tukagira umurongo umwe tugenderaho, turababwira ngo karibu sana. Tubibonamo rero nk'inyungu, ndetse tubibonamo n'inyongeragaciro muri demokarasi. Mujya mubona bihugu by'amahanga bimwe bikunda kuduha amasomo ajyanye na za demokarasi, bagira batya barwana bagongana bakirukanka bavuga ngo ni mureke dukore koalisiyo. Twebwe nta nubwo tugira modeli tugenderaho, nta modeli ya demokarasi igihugu cyacu kigenderaho, nta na modeli ya demokarasi umuryango wacu wa Rpf uvuga ngo niyo tugiye gukopiya tuyishyire hariya tuyigendereho. Twebwe dufite umurongo wacu ugendera ku mahame remezo yacu. Iyo rero tugize abantu tudahuje wenda imitekerereze byaba muri ideoloji cyangwa muri filozofi zacu, ariko tugahurira bakavuga bati turashaka ko twahuriza hamwe mu bijyanye no guteza igihugu cyacu imbere, mu bijyanye no gushakisha ineza y'Abanyarwanda, kuri twebwe tubibonamo imbaraga. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo turareba tugasanga ari abantu babuze imbaraga ku giti cyabo. Tubona ko ari abantu bafite icyo batuzaniye, cyane cyane muri ya diversite y'ibitekerezo. Tukaba rero tubifata dutyo. Hano wambwiye ati ariko ubundi buriya baba bashaka iki kindi ko iyo ibihe byakomeye baza bakabisunga. Ariko niho n'ubundi hagaragarira ya mitandukanire y'ibitekerezo nako guhuriza hamwe. Twe rero twibaza ko guhuriza hamwe ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu, guhuriza hamwe ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu na demokarasi ituranga, bitabuza kuba abantu bagira ibindi batandukaniraho. Iyo rero duhuje izo mbaraga tubibonamo imbaraga koko kurusha uko twabibonamo ikindi icyo ari cyo cyose. Uranavuga utese ubundi nta nubwo mwifuza ko ayo mashyaka nayo yakura. Ntaro yabujije se, ahubwo kuri twebwe bakomeje inzira yabo bagakura ni byiza, ariko rero ntabwo tuzabashyira mu mugongo cyangwa ngo tubaye bibero ngo ngaho nimuze mama ni mukure. Ntabwo dukorera opposition, dukorera twebwe ibitekerezo byacu, imigambi dufitiye igihugu. Ntabwo objectif yacu ari kuvuga ngo reka dukuza abandi, ariko namwe murabyumva. None se wowe waba ufite icyo ugamije kavuga uti reka nice intege kugira ngo opposition abandwanya bakure? Ntabwo ari byo. Ubwo rero dufite icyo tugamije,
abazatwegera bifuza ko dufatanya tuzafatanya, ariko nabo bafite uburenganzira bwo gukomeza inzira yabo bagakura uko babyifuza. Umukandida umwe rukumbi ntabahangana nawe, ngira ngo ibi ngibi ariko nabisobanuye. Niba tuvuga ngo mumbabarire mte akabazo gatoya kajyanye nahoze numva mwebwe muracyari abasore, banza ariyo mpamvu ka gripe katabagiraho muzabivaneho. So ntabwo mu muryango wacu dutekereza umukandida rukumbi, cyane cyane ko duha uburenganzira abanyamuryango bose kuba baza bagahangana mwarabibonye no mu bihe byashize. Muzi ko no muri kongere hano ugira gutyo ukabona umuntu arahagurutse akavuga ati nanjye ndashaka kwiyamamaza. Tugomba kumenya no kubungabunga uburenganzira bw'abanyamuryango, ndetse ni nayo mpamvu ni exercice tugiye kuyijyamo, tugiye gutangira iki gikorwa. Iyo tuba dutekereza iby'umukandida umwe rukumbi, hakaba hari umukandida rukumbi hakaba hari umukandida wavuze ati ngewe ndashaka kwiyamamaza. Iyo dutekereza umukandida rukumbi ntabwo twari kujya muri exercice. So turasovogarda rero uburenganzira bw'abanyamuryango kuvuga ngo at any time, at any stage, umunyamuryango afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza kugira ngo nawe abe considered nk'umuntu washobora kugira akamaro yamarira umuryango wacu n'igihugu cyacu. Ntabwo rero dutekereza iby'umukandida rukumbi, ndetse n'ubutumwa duha abanyamuryango ni ukuvuga ngo bazumve ko bafite uburenganzira bwabo bemererwa n'amategeko y'umuryango wacu, bwo kuvuga ngo uwo babonamo ubushobozi bashobora kumwamamaza, uwiyumvamo ubwo bushobozi ashobora kwiyamamaza, bagenzi be bamugirira icyizere agakomeza agaprogresa, bwa buryo twavugaga ko tuzahera ku mudugudu, akagari, umurenge, akarere, province, tukagera igihe tuzagira congress. So ibyo rero ni uburenganzira, niyo demokarasi twemera. Niyo mpamvu tutemera twebwe ko umukandida rukumbi tutaranatora twavuga ngo dore dufite umukandida rukumbi. Iyo mpamvu rero y'iki gikorwa tugiye gutangira, kandi turabikora n'abanyamuryango tuzi neza ko babyumva. Hari icyo wakongeraho? Murakoze nyakwa. Icyo nakongeraho ni uko hari wasabye ubutumwa bwihariye twaha abanyamuryango. Nababwira ko iyaba imiyoborere ya FPR Inkotanyi yashyirwaga ku gipimo, imyaka 30 tumaze yerekana ko uko Rpf itunganya imiyoborere yayo nk'umuryango n'imiyoborere y'igihugu byerekanye ubushobozi bwa FPR Inkotanyi. Gukomeza rero icyerekezo cy'imiyoborere iteza imbere abanyarwanda, imiyoborere irinda umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo, bisaba ko twahitamo abakandida ku mwanya wa perezida n'abadepite babishoboye bazakomeza uwo murongo. Kugira ngo tuzabikore bizasaba ko twitabira amatora mu muryango azatangira ejo no ku cyumweru n'indi minsi, kandi tugahitamo dushishoje, tugahitamo kandi turi benshi kugira ngo tugaragaze amajwi yacu. Nubwo butumwa mwadutangira ku banyamuryango. Murakoze. Nyakubahwa SG, ubunararibonye bwawe bwatumye winjira koko muri detail, ariko ibyo uvuga n'ibyo ubaza bifite ishingiro. Icyambere, inzego zose zizaberaho amatora zifite amabwiriza asobanutse, amabwiriza yanditse asobanutse y'uburyo bazabigenza kugira ngo hatangazwe mbere na mbere ibyavuye mu matora. Rero mvuge ko mu mabwiriza y'umuryango ku rwego rw'umudugudu, byanze bikunze hazatangazwa abantu babiri ba mbere bazaba batsinze amatora. Abo bantu babiri ba mbere nibo nanone bazavamo abakandida ku rwego rw'akagari, bazaba bashobora kuba abakandida ku rwego rw'akagari.
rwego rw'akagari rero naho batore. Nibatora ku rwego rw'akagari mu kuzamuka hazajya hazamuka noneho umwe uwarushije abandi amajwi, kuko ubwo tuzaba tugeze mu cyiciro twavuga cy'urwego rw'umuryango, hazajya hagenda hagaruka abantu probablement bashobora kuba ari bamwe bazajya bagenda batsinda bazamuka. Urumva tuzaba dufite abantu babiri ku mudugudu, mu midugudu 14,100. Nitugera ku kagari hazaba utugari 2,200 ngahe, hazajya haza abandi babiri bagende bava mu umwe none uzamuka. Ubwo rero tuzajya kugera ku rwego aho ndavuga umukandida uzahagararira umuryango ku mwanya wa perezida wa repubulika. Tuzajya kugera ku rwego rwa district rw'akarere bimaze kwidekanta, bigaragaza abagiye babona bazamuka babona amajwi menshi. Noneho tuzamuke tugere ku rwego rw'intara, ku buryo tuzagera ku rwego rwa Congress abagaragara muri wa mwanya bamaze rwose kuba bakeya, kuko bazaba bava muri izo nzego bagenda bayelimine buhoro buhoro. Ubwo rero ikigaragara ni uko niyo tugeze ku rwego rwa Congress muri souverinete yayo ishobora kudesida no kongera kwagura urubuga, ku buryo n'abashaka kwiyamamaza ubundi ntabwo wabifatira hagati, bisaba ko uhera hasi kagenda ugirirwa icyizere kuri izo nzego zose. Ariko muri souverinete ya Congress bashobora no kuvuga bati niba hari umuntu wumva yaracikamwe ashobora no kwiyamamariza aha ngaha. Icyo gihe nanone umubare w'abakandida ukaba wiyongereye. Icyo tuba twifuza ni kalite y'umuntu koko uzasitandinga kuri urwo rwego. Ibyo ngibyo nuko bimeze. None wewe uravuga uti bitangazwa nande, nabyo biri mu mabwiriza. Icyambere ku rwego rw'umudugudu amatora beraho bakabariraho ngaho abantu bose, abanyamuryango bose batoye bahari. Nukuvuga rero aho nta no gutangaza amajwi kundi, biba bigaragara abagize ubwiganze bw'amajwi baba babaye qualified kugira ngo bazamuke ku rwego rukurikiyeho. Urwego rukurikiye kubera ko amatora none abaziguye harimo kwandika, haba hari inzego ziri aho ngaho zateganijwe zigomba guhandura ibyo bibazo birimo gutangaza ya majwi. Ariko noneho nakaka yayo wavugaga y'abantu bahiganwa ntabwo ari ngo bunkiko tuvuga ngo umwe aba yigiza nkana, buri wese aba yemera ubushobozi bwe. Icyo gihe rero hateganyijwe n'inzego zishobora kuba zakemura impaka habaye impaka. Hari urwego ruhari rwateganyijwe biri mu mabwiriza clearly rwo gukemura impaka igihe zihabaye. Ikindi wavugaga uti byazamuka bangahe nabivuze. Ikintu cy'umukandida ntabwo nakibifashe neza ngo noneho wavuze ibintu by'imbuga nkoranyambaga. Nyamuna turasaba ko haba ikintu cya discipline muri aya matora, ndetse turanasaba yuko hagira abantu, hari urwego ruhari kuri buri rwego rwemerera abantu ba credita, abantu bashobora gukurikira amatora aho ngaho b'abanyamakuru. Namwe muri mwebwe uzifuza gukurikira amatora ku mudugudu ku kagari azagana urwo rwego rube rumuzi rumwemerere ruri aho ngaho ku mudugudu. Ntabwo ari hano, ntabwo ari twebwe tubikora hano. Urumva ntabwo twebwe hano dushobora kwa credit umuntu ugiye gukurikira amatora mu bweyeye. Ariko mu nzego zikoresha amatora aho ngaho hari urwego rushinzwe uwo murimo wo kuvuga ngo kanaka turamuzi, umunyamakuru ashobora kuba yakurikira aya matora. Birumvikana rero ubundi nawe ushobora kuba yagira n'icyatangazaho, ariko akagitangaza en conformité na rwa rwego rubigenzura muri discipline, nta bintu byo cyane cyane byazanamo za confrontation. Wavuze ibyo akayihayeho, ariko iteka buryo abantu baba bari mu guhiganwa byanze bikunze haza
n'ibyo by'ibibazo n'iki etc. Icyo dukeneyemo cyane ni discipline, ni exercice izakuvura igihugu cyose, ni exercice ifite uburyo iteganyijwe, ifite n'inzego zizayikurikira. Ntabwo ndizera rero ko icyo kibazo kitazaza cyane cyane ngo nitugira ducya tubone ku rwego runuru abantu baracicikana na twa telefone barafata amafoto baragira gute. Ibyo ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda ko hari inzego zishinzwe gukurikirana icyo gikorwa, ntabwo bazabakundira. Ariko bibe bizwi no ku banyarwanda no ku banyamuryango muri rusange bazaba bari aho, bazanabisobanurirwa mu gihe cy'amatora ko bibujijwe gufata ya mafoto gushyira kuri za whatsapp kugira gute. Ni exercice igomba kuba mu discipline, umuryango wacu urangwa na discipline. Ntabwo rero twazabikunda kuko wazasanga biteye confrontation, ugasanga igikorwa dushakamo ireme rya demokarasi ahubwo kivuyemo za confrontation cyane cyane ziciye mu makabya nkuru, mu za social media n'ibindi. Ibyo rero tuyiteguye twebwe ku rwego rwacu, ariko turanasaba na contribution yanyu mu kubyumvikanisha ko dufite cadre tuzaba dukoreramo ifite serenite, ifite discipline, kugira ngo hatazagira ikivamo kibi mu gikorwa twari dutezemo ahubwo ibyiza byinshi. Sugira ngo sinaye mbinyuzemo sinzi. Yes, mfite gato kuri ishami ry'itangazamakuru hano ku muryango FPR-Inkotanyi riradukorera hashtag yerekana igikorwa tugiye gukora muri primaire zacu. Twebwe amatora yacu akorerwa imbere y'inteko itora cyangwa imbere y'inteko rusange. Buriya birabujijwe kuba wifuza kuzaba umukandida wa RPF ugatangira kwiyamamaza kuri social media cyangwa kuri WhatsApp group. Ntabwo ari byo. Twebwe niba ufite kuziyamamaza ukazahagararira umuryango wa RPF, uzajya ku mudugudu imbere y'inteko rusange cyangwa imbere y'inteko itora nitugera mu kagari n'ahandi, aba ari gutanga igitekerezo cyawe, ari bwiyamamaza. Nawe niba hari umuntu wumva wifuza kuzatangaho umukandida cyangwa ukaba umukunda, ni ukujya imbere y'inteko itora, ntabwo ari kuri social media. Ikindi ni icyo dushishikariza abantu mu by'ukuri kuri social media na influencers bakunda RPF, influencers bakunda umuryango wacu, ni ugushishikariza abanyamuryango kwitabira aya matora mu nteko rusange. Ariko ntabwo ari ukubashishikariza kwamamaza umuntu cyangwa kuvuga umukandida kuri social media. Ikindi, nubwo umukandida wa RPF tuzaba tumaze kumubona mu mudugudu, azaba akiri umukandida tugishaka kuzemeza nitugera muri Congress. Ntabwo ari akabaye umukandida ko azaba akijya muri competition ku zindi nzego. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo ubwo yatuwe mu mudugudu mubwe nkuko Nyakwezi byabivugaga ubwo ahise umukandida. Hari abandi bakandida bazaba baturuka za Nyagatare na za Gatsibo, tuzahurira hano muri Congress tukemeza umwe. Nabwo nitumara kumwemeza muri Congress, azaba ari umukandida wa RPF, igihe cyo kumwamamaza mu matora y'ubuyobozi bw'igihugu ntikizaba cyakageze. Tugomba kwitondera rwose kutavanga ibintu. Aya ni amatora hagati mu muryango FPR-Inkotanyi bita les primaires. Ntabwo turamamaza abakandida bacu mu matora y'igihugu. Hari urubyiruko rwinshi ubona nyine rufite imbaraga ku mbuga nkoranyambaga, ni ukubishyiramo discipline no kugendera ku mategeko n'amabwiriza y'amatora ya RPF. Icyo ngicyo nongeraga. Planet TV Show.